n'umwe zo gusenga no kwiriza ubusa. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Yeremiya 29 Yes. Yeremiya ndumva 29 umurongo waho wa 13. Hari wahageze muri Bibiliya ye yadusomera ntacyo rwose mwumve mwisanzuye. Ya muzashaka mumbone ni mushakana umutima wanyu wose. Imana iratubwira gutyo uyu mugoroba. Muzashaka mu imisi 21 yo gusenga no kwiriza ubusa maze mumbone, ariko ni mushakana imitima yanyu yose. Aya n'amasengesho yanjye nawe, ntabwo ari amasengesho ya rusange, n'amasengesho uvuga ngo ni njye n'Imana, ni njyewe ushaka Imana, ni njyewe wiyemeje gusenga no kwiriza ubusa, ni njyewe wemeje gushira byose ku ruhande kubwo gushaka amaso y'Imana. Rero niko Imana ivugira mu kanwa ka Yeremiya uyu mugoroba. Iri jambo rero rirasohoye mu uyu mugoroba. Nuishakana umwete, nuishakana umutima wose, nuishaka utari muri rusange, nuishaka atari ibyo kuvuga ngo reka tubikore nta kundi, ari ukavuga ngo Mana ndashaka kubona mu iminsi 21 uraza kuyibona. Niba Daniel yarayibonye ikamwishurira, iki ni igihe cyanjye nawe. Ndavuze iki ni igihe cyanjye nawe. Daniel ntago muzi, sinigeze mubona. Uwonzi ni wowe, uwonzi ni wowe, tugendana, tuvugana, tuziranye ibibazo, tuzaho turi guca. Nituishakana umwete iminsi 21 yo gusenga no kwiriza ubusa. Bibiliya ntabwo tubwiye ngo izareba niba bishoboka ko tuyibona. Muzambona, muzambona. Imana iravuga n'umutima wayo wose. Nimugira icyo mubitekerezaho, mwebwe mukora uruhare rwanyu, hanyuma nanjye nzabereka yuko ndi Imana ikiranuka. Muzambona, muzambona. Nanjye reka mbivuge ngo iyi minsi uzabona Imana, nzabona Imana. Yewe mbyizere cyangwa hoya, ninyishakana umwete nzayibona. Impamvu ya mbere tujye gushaka Imana abavandimwe, nukugira ngo Imana yongere kandi ivugurure ubusabane bwacu nayo. Yes, Imana yongere kandi ububyutse. Birenge ikirokore cyo kuza basi turirimbe, dusome ijambo ry'Imana dutahe. None se ko twabivukiyemo, none se ko ariko bimeze, none se ko inzoga zatunaniye, none se ko ubutinganyi ntago twabushobora, none se ko ibyaha ntago tukibishoboye, none se ko tumaze imyaka mu rusengero nta kindi tuzi. Basi dusirimbe, turirimbe, tubyine, hanyuma dutahe. Igihe nk'iki cy'iminsi 21 Imana irashaka ngo ikwereke yuko nta gusengera ubusa. Imana irashaka ngo ikwereke yuko ibyo wemera biracyakora n'uyu munsi. Imana irashaka kukwereka yuko ibyo wizera n'umutima wawe ukabikoresha imbaraga n'umwete wawe, n'uyu mugoroba biracyakora, n'uyu munsi biracyahindura, n'uyu munsi biracyemera, n'uyu munsi biracyagenda, n'uyu munsi imiryango irakinguka, n'uyu munsi indwara zirakira, n'uyu munsi ibibazo birakemuka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni cyo kiduteye kwishaka mu iminsi 21. Torero ry'Imana turarambiwe ibihe byo kuba mu rusengero, ni nkaho basi twabuza ahantu ho kujya. Kandi nyamara Gisenyi ifite amarinye menshi, wajya ku mazi ukumva akayaga. Muri abantu rwose bahagaze neza, ntago mubuze bibiri byo kwigurira icyayi hariya hepfo. Ariko kuba tuzi imbere y'Imana bigaragare yuko hari itandukaniro ry'abayishaka n'abatayishaka, y'abayubaha n'abatayubaha, y'abari muri relax n'abayishaka n'umutima wabo bose,
y'abayemeye n'abatayemera, y'abemeye kuba ibitambo n'abanze kuba ibitambo. Icyo nicyo cya mbere kidusunikiye mu y'amasengesho. Ugifate nk'intego uvuge ngo Mana ndashaka ububyutse, vugurura kandi ubuzima bwanjye bw'umuka. Ndarambiwe ibintu byo kubaho umuroko rutakubona, ndarambiwe kubaho mu buzima bwo kwemera ijambo ryawe ariko ridasohora. Ndashaka kwambuka, ndashaka kujyayo, ndashaka kukubona, ndashaka kukuririmbira indirimbo nshya kuko nakubonye. Impamvu ya kabiri idusunikiye gushaka Imana ni kubw'imiryango yacu ndetse no ku matorero yacu. Imiryango yacu ikeneye Imana. Baravuze nta kundi, yarabaye umurokore tubigeze gute se, basi yabuze icyakora. Nyamara ijambo ry'Imana avuga ngo nukizwa n'abazakizwa. Igihe kirageze yuko tuzajya tuva mu rugo n'abana bacu n'abagore bacu n'abakuze bacu n'abashitsi bacu n'abakozi badukorera bakavuga ngo ntago gusiga, ntago muza kunsiga. Nanjye ndashaka kugenda gushaka iyo Mana. Turashaka kwikorana n'abacu. Joshua aravuga gutya ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Imana. Ariko uzi ukuntu bibabaza kuza mu rusengero uri wenyine, wasize mu rugo abandi bavandimwe. Uyu munezero wawukura hano, wagera mu rugo agakubwira yarekana n'ibyo, rekana n'ibyo. Nufite n'umuntu mwaganira inkuru zijyanye no kubaho kw'Imana, ubwo birarangirira hano. Turagenda turi kubiganira n'ukuri twafashijwe kabisa. Mbega amavuta, mbega ubwiza bw'Imana. Nitugera byo mu rugo bise nkaho nta kintu cyabaye. Igihe kirageze yuko inkuru tuzivugira hano, tuzigendana mu muhanda, tugera mu rugo tugakomeza veye, tugera mu rugo tugakomeza louange na adoration. Amavuta aratemba hose, arenze hano, ageze mu muhanda, ageze mu rugo. Nico gitumye dusenga amasengesho y'imisi 21. Mana mereza abanje, Mana mereza abanje, Mana mereza ababyeyi banje, Mana mereza uyu mugabo utarakizwa, Mana mereza abana bari kuncika, Mana mereza abaturanyi, Mana mereza itorero. Sinshaka umuramyi ngiye nyine mu itorero, sinshaka umushumba usenga wenyine. Nanjye ndashaka kugira itorero ry'abasenga, ry'abaramya. Ibyo nkora nabo babikora, tugere ku rwego bakubwira muzereka imisi turayikora twenyine. Rwose ibingibi turabyikorera ko turabyemera. Iyi minsi ni kugira ngo Imana iduhereze imiryango yacu n'isengero zacu. Imana iduhereze itorero mu mujyi wa Gisenyi rihagaze mu mbaraga n'ubushobozi bw'Imana. Uyu mujyi tuhindura umujyi w'amashimwe. Uyu mujyi ntabwo ari munini, uyu mujyi tubaye mu gihe. Uyu mujyi ufite amasezerano y'Imana. Rero igihe nyiki kugira ngo dufate iminsi 21 maze turebe Imana icyo yakorana natwe. Daniel yamenye igihe, aravuga ngo uziko igihe cyageze cyo gutabarwa kwacu. Iki ni igihe cyo gutabarwa kw'imiryango n'isengero. Bavandimwe, iki ni igihe cyo kubona Imana itabara. Iki ni igihe cyo kubona Imana ihindura amateka. Impamvu ya gatatu idusunikiye mu masengesho ni kubw'igihugu cyacu, ni kubw'akarere kacu. Itorero ry'Imana mu gihe nyiki hari icyo Imana akorana natwe. Amakuru tuyamenye ni byiza. Nitumara kuyamenya, dukora icyo tugomba gukora nk'itorero. Dukore mu izo mbaraga z'Imana zidukoreramo, za mbaraga zihindura ibihe n'iminsi. Niba abantu bahagarikaga izuba rigahagarara, nari ngiye kuvuga ngo natwe vraiment ubu nitwagarika bazalene. Niba abantu bahagararaga mu nzira z'Imana bakagira icyo bakora nk'abantu b'Imana, ndemera yuko itorero rihagaze mu gihe nk'iki. Nukuri twabihagarika, twatangiye kubibona.
iminsi irindwi twakoze twinginga dusengera aka karere, twarabonye iby'Imana yakoze. Twarabonye iby'Imana yakoze. Hari ibimenyetso bigaragaza imbaraga z'amasengesho. Noneho nitwongeramo 21, muzaza hano mumbwire. Muzaza hano mumbwire. Abatabizi uzajya babwira turabisengeye. Ibintu twarabititirije. Ibi bintu twarabipfukamiye. Ibintu twarabiririye. Impamvu nuko twemera yuko hari Imana ihindura amateka. Impamvu yacu ya nyuma kugira ngo dusenge dukingura ku mugaragaro. Bavandimwe, impamvu yadusunikira gusenga imisi nukugira ngo twakire ubwenge no gushishoza kuvuye ku Imana. Kugira ubwenge no kumenya icyo Imana iri kukuyoboramo kugira ngo ugikore. Rero iyi minsi nukugira ngo Imana ikureho confusion zose ufite mu buzima bwawe. Hari igihe umuntu aba mu buzima bumwe n'ukuri nuzi ufite amadute nkora iki cyangwa se nongere ngende cyangwa sigare, ese nige cyangwa mbe ndetse nkora business cyangwa nkora yindi. Aya n'amasengesho kugira ngo wakire ubuntu bw'Imana bukubwira ngo iyi niyo nzira ugomba gucamo, iyi ntago ari nzira ugomba gucamo. Komeza ndi kumwe nawe, sinzagusiga. Nubwo ubona bitameze neza, ariko ejo bizagenda neza. None ukagenda usi neza yuko hari icyo wavuganye n'Imana. Utagereje ukavuga ngo yoza gusenga. Ejo bundi na mama twaravugaga tuti ebana hari ibintu byinshi twakoze mu buzima tutarabaza Imana, ariko twaramenye ubwenge mbere y'u. Aya n'amasengesho kugira ngo twakire ubwenge bw'Imana n'icyerekezo kivuye mu ijuru. Nuzakora ikintu umuntu w'Imana udafite ijwi ry'Imana rikubwira kuri icyo kintu, ejo utaza kukivunikiramo. Ariko ufite ijwi ry'Imana, ufite ubuntu bwo kwira ubwo bwenge bw'Imana, nubwo byamera gute ubu uri kuvuga ngo Imana niyo yashize muri urugo, Imana niyo yashize muri urusengero, Imana niyo yashize mu uyu muki. Yewe nubwo byagenda gute, hari icyo Imana yavuganye nanjye itaragisohoza, ndacyari hano. Itaragikora, ndategereje. Itarahindura, ntabwo bafite. Itarabinyereka, nta kindi zakora, kuko nemera izo mbaraga z'Imana. Unyemere duhaguruke dusengera iminsi 21. Nous allons demander à la grâce de Dieu de nous accompagner pendant ces 21 jours de jeûne et de prière. Nous allons implorer cette grâce de Dieu. Oh, tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi. Je vais te donner juste 5 minutes, tu vas implorer la grâce de Dieu en disant, Seigneur, je vais prier pour le réveil de ma vie spirituelle.